kagasuba nayifa nta n'agace k'ifari wararanye wapi mani none se mani ubu urabona turi bubeho gute bugiye kwira bazi posho ese ndi imana twirirwanye mani nge ndi imana ko uriyo kumara ngo turabaho turi ko nase nge ntashonje bose wagiye iwanyu wavutse ku giti numva nkubwira nimba udashaka kujya kurasa iwanyu sibyo ngereka nkoze misiyo tugiye gukora sibyo misi aho mbyumva mbere ureba nawe mani barakurasa papa wacu umeze bite ariko ndashaka mwihangane mwambara agapfukamunwa kwanza mwambara agapfukamunwa no kwambara agapfuka n'agahoma muntu turakwemera umusaza turakwemera kandi musige metero murabona ikibazo dufite cyugarije si icyo twadushona ahubwo ndashaka amavuta amavuta ushaka ayo mavuta reba ari amavuta ari hejuru hariya ariho umwana ujyana hariya ari abayita mu mabebe gene none se ndaho ubundi covid rwose yabaye ikibazo yabaye ikibazo rwose ariko yabayita mu mabebe turebe tugurisha amafaranga makeya cyane makeya umwana wese umukiriya akadahanga avemo nanjye naho ubundi covid rwose ariko se ubu nayisiga ndi umuntu mukurura ko mbona ari haba aya ngaya undi nayaba bayasiga abana mereza none hariya y'umufuniko umeze ukuntu hariya hari handitse niba ari asante mereza naho ubundi covid rwose iyo ni ikibazo cyugarije isi meza nabi rwose ariko twagerageza tukayirinda ahubwo nibagiye kuba bazahimba mwana akarabe gukaraba ni mu bambere mwisize ntuza yarukore mu bambere rwose tuba twabikoze bwa mbere umukiriya yarakatagiravu naso n'amavuta yengeye kwigendera ubu ntiyarangije igihe uretse ihangane gatoya kuko ngubu amategeko adusaba ko musiga mu mutwe none se niba umuntu yayisiga mu mutwe hose wayisiga ariko hari andi yo mu mutwe ariya bita niba ari teresoro niba ari bayita teresoro teresoro kabisa niko naho uri rwose teresoro ushobora kwisiga mu mutwe ugakora umusatsi neza ndabona ufite n'umusatsi ushobora kujyana niba yita furo none se nangahe nabona uyu mukiriya atarimo ngo havuga ko anigendera none se arivumbuye se agaruke rwose ndamukubwirira aragaruka ndabizi tuva mu ikaritsiye imwe uyashyizeho ndaje ndatwara abiri ariko rero ntabwo mwamukinisha abantu kandi mubona ikibazo dufite oya ntabwo twagukinisha urakora kwe wasanga usizeho korona ubwo se urumva wowe atari ikibazo ariko ishyirayo weho ndaje ndatwara abiri nta kibazo kanze mubwira nibyo ukinisha abantu gutya mana we aya mafaranga noneho dutubu twamurangije mu bambe uri ikirara kiba kitabaho yese ndoroshye mbega ururangije asemani ibi bintu bya sikoti umva ariko umva twe turyaye ubusa mane twe ubundi imana iba yaraturemanye ubwenge tugabane bayawimvira ikibazo muye nacyo uziko waya tugabane umva abantu nyumva wakina ariko buri muntu ndakugura n'akantu ndakugura ifari mane usiko musize muri la boutique ahita mbona abapolisi mwiruka mu kwiruka ya mafaranga bya biceri bikavamo bikagwamo mana ntubimbwira oya umva zana tugabane njyana sinumva za bitanu nta biceri byawe birimo mbabaye iyi sumaku yanjye ntago ifata ibiceri ifata inoti irabifata oya umva nkubwire nyine oya mbabaye nyine umva nkubwire ahubwo hari iyindi misiyo nashaka oya tubanza dusoza iyo uzana tugabane vuba zana mwana urayafite nyine umva nkubwire zana nikoreremo senyesa zanjye naye nikoreye ku ruhande sibyo reka barizo nkuhamana ni ukuri nizo kandi izi nta nubwo ziri mu mubare wariya twari twibye izi nizo naye nikorereye imana uramandi uri kuma ngengeye no kukurega ngaho genda mani nimba wumva kandi imana iyi misiyo tuba tujyanye ugahita undaburiza gutya hari igihe umuntu yazana gukora
izuba ricisheni kazi nkatoboye sijoro tageze home ndibuze kugura muso ndaguramo ifeke mabi we